reka nkubaze, hari ubwo wigeze kwishidikanyaho? Hari ubwo wigeze kumva se ko udahagije, ko ntacyo umaze, nta cyizere wifitiye gihagije? Niba byarigeze bikugendekera gutyo rwose nturi wenyine. Hano ngufitiye ukuri, icyizere mu buzima si impano. Icyizere ni ikintu wiyubakira wowe ubwawe. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uko ushobora kwiyubakira icyizere cyuzuye hatitaye ku rwego uriho, uba uri umunyeshuri, uba uri umubyeyi, uba uri umukozi, uwo ari we wese waba uriho. Ngiye kukwereka uburyo ushobora guhinduka ukigirira icyizere, ukumva nawe uri umuntu ushoboye kandi ukikunda. Kora subscribe urebe video kugeza irangiye, iraza kurangira rwose wumva hari icyaguhindutseho. Ingeso 5 ushobora kwimenyereza zizagufasha kwigirira icyizere cyangwa se ukagarura icyizere niba wari warigeze kugitakaza. Ingeso ya mbere ukwiriye kwimenyereza: jya wiyemerera ibyo wiyemeje. Jya wiyemerera ibyo wiyemeje. Niba wafashe gahunda ukavuga ngo ngomba gukora iki kintu, rwose gikore. Niba wavuze ngo ngomba kubyuka kare, byuka kare. Niba wavuze ngo ngomba gukora uyu murimo kugeza musoje, ukore. Icyo kintu kizagufasha kwiyubakira icyizere. Bitangire nonaha. Bitangire ubu ngubu, ubigire umwitozo, kuko iyo ntego wafashe, iyo wayirangije, bituma ureba ukavuga ati wow, iki kintu nanjye ndagishoboye, burya nkigezeho. Icyo kintu kizakugarurira icyizere niba wari waragitaye. Niba nta n'icyo ufite kandi shyiraho intego, uvuge ngo ngomba gukora iki kintu. Ingeso ya kabiri ukwiriye kwimenyereza ni ukugenda wemye, ukicara neza, ugahagarara neza. Ugahagarara mu mwanya ukwiriye kuba urimo. Ni ukuvuga ngo iki? Niba ugiye, genda rwose uzi neza aho ugiye. Niba wicaye, icara neza. Wigenda uri gukebaguza ku ruhande. Wigenda nk'aho utazi ugiye. Wivugana n'umuntu wubitse umutwe, ureba mu nzara, wishimashima, ukora udukorwa twa hato na hato tudatuma wumva ko ibyo uri gukora nyine ubizi neza cyangwa se ubirimo neza. Oya, genda wamaze gufata umwanzuro ngo ngiye aha. Niba utanahazi, uhabaze neza. Wigenda urakebaguza. Wihura n'umuntu ngo nakubaza urebe ku ruhande, urebe mu nzara, ubure n'iyo ureba. Oya, ibyo bintu rwose nshuti yanjye ntabwo bizakugarurira icyizere. Ibyo bintu nawe uzajya witekerezaho, wumve urisuzuguye, uvuga ati uzi ko burya ndi fake. Oya, ntabwo ukwiriye rero gutekereza kuri fake. Ukwiriye gutekereza yuko uri umuntu ushoboye, uri umuntu w'ingenzi. Ako ni akantu ka kabiri, ni umwitozo wa kabiri rwose ukwiriye kwimenyereza, kandi ni umwitozo woroshye. Bikora ubu ngubu, bitangire nonaha. Ingeso ya 3 rero ukwiriye kwimenyereza: buri munsi ugerageza gukora ikintu gishya. Gerageza rwose buri munsi habe hari ikintu gishya ugomba gukora, uvumbura, wigana, ugira ute, gerageza ukore ikintu gishya. Iyo ukoze ikintu gishya, ukirangiza, utakirangiza, just try your best. Uko byagenda kose ubigerageze, ubikore neza cyangwa se ubikore nabi. Uko uzabikora kose uzabona harimo amelioration, hari improvement uzagenda nawe wibonaho. Ibyo bintu
bikakugarurira icyizere, bizatuma icyizere cyawe cyiyongera cyane, ubone yuko uri umuntu ugize ute, uri umuntu ushoboye. Ingeso ya kane rero ukwiriye kwitoza ni ukwivugisha wowe ubwawe, ukivugisha neza. Ntabwo ukwiriye kwiyaturiraho ibintu bibi, oya, iyaturiraho ibintu byiza. Ibwire neza, ibwire ko ushoboye, ibwire ko uri mwiza, ibwire ko uri umunyembaraga, ibwire ko ibi bintu wabikora neza. Ibwire kandi wibwire neza. Nurangiza nyuma, uko byagenda kose mu bikorwa wakoze, ugerageze wishimire wowe ubwawe, uvuga uti iki kintu rwose nagikoze neza. Uko nagerageje kugikora upfa kuba wagikoze, ntabwo wakiretse, ntabwo bikimeze uko byari biri. Uko biri kose hari change yabaye. Iyo change yishimire, ishimire ko iyo change ari wowe wayigaragaje. Uranyumva neza? Aka kantu no kukumva neza, garagaza plutôt, ibwire neza yuko ibintu uri gukora ari byiza. Ibwira amagambo meza. Mbese muri make, aka kantu ka kane, iyi ngeso ya kane ni ukwibwira amagambo meza. Uko byagenda kose, ibwira amagambo meza. Ingeso ya gatanu ari nayo ya nyuma, ni ingeso ikureba wowe ubwawe n'abantu mubana. Ese ubana n'abantu bagushyigikira, cyangwa ni ba bandi bakubwira ngo bahora bari muri bari kuguca intege? Reba uko ugiye, reba uko wambaye, reba uko uvuga, reba uko ugize gutya. No, abo bantu rwose bakatira uyu munsi babwira uti sindi kumwe namwe. Ukeneye abantu bagushyigikira, ukeneye abantu bakubwira ngo wow, urashoboye, tinyuka. Umuntu uzakubwira ngo icyo kintu wakoze ni cyiza, uwo muntu uzamugumane. Uwo muntu uzagira uti uzamugumane. Tandukana n'abacantege, tandukana n'umuntu ukora akantu akabwira ati ubundi se no, uwo muntu ntabwo ukwiriye kubana nawe. Wumvise izo ngeso eshanu? Hari ikugiriye akamaro? Hari icyo wumva wakora? Shyira muri comment umbwire icyo ugiye gukora, ingeso ugiye gutangira kwitoza uyu munsi. Buri munsi ugenda ufite icyo ugomba guhindura. Sibyo nshuti yanjye? Shyira muri comment uvuge ngo iyi ngeso rwose ngiye kuyiga. Wakoze kubana nanjye rero, ndagushimiye cyane. Reka dukomezanye urugendo rwo kwigirira icyizere, dutangirira ku bintu bitoya, tubikora kenshi gashoboka. Ni ukuvuga ngo icyo twakabaye dukora cyane kuri twebwe ni ukwiyizera, tukumva yuko dushoboye.